paradigm ni uruhurirane cyangwa urwunge rw'ibitekerezo winjije mu mutima wawe, birangije bihafata icyicaro, biratuza. Ubu byatangiye gutegeka uko ubona ibintu. Paradigm itangira ari igitekerezo, ijambo umuntu yakubwiye, ejo mu gitondo karitekerezaho, wabona ikintu uti ni bya bindi bavuze, byarangiza bikicara bigatuza, ejo hakiyongeramo ikindi, ejo bundi hakiyongeramo ikindi. Ibyo ngibyo wamaze kubika nibyo byitwa paradigm. Ntimutinde kubibaza abantu bafite, ibibazo byose bishobora gukemuka iyo imyumvire y'umuntu yahindutse. Ikintu bita kwizera cyubakiye ku ihame ry'imiterere y'imitekerereze yawe. Ntabwo ushobora kwizera Imana uko bikwiriye kandi mu mutima wawe hubatsemo kutizera. Bimeze nko gusasa uburiri bwawe ku isumo ry'amazi, ntabwo waharara. Igihe cyose hari ibintu byakubayeho bikagutera kutizera abantu, ibyo bituma utizera abantu, nibyo bizagutera no kutizera Imana. Kuko ikibazo si uwo wizera, ikibazo ni uko wabaye.